Yego, ubu dufite abizera uyu munsi bari mu bigeragezo n'amakuba bituma batabona icyacu. Nta mpamvu yo kwicara ngo uwo muntu umukoze isoni, ariko kizaba ikibazo namara imyaka 5-6 ubuzima bwe bugahinduka, urugendo rw'ubuzima ukabona ko ruciyemo, agakomeza kuba uko yaragize gute yarameze. Ariko icyo umuntu adashoboye uyu munsi muri uru rugendo, jya utuza cyane. Ariko ujya kubona ukabona umuntu aricaye muri korari, ariko buriya hari ikintu mutazi. Uzi ko iyi korari, umva, Imana itubabarire ko si ukwishyira hejuru. Ubu wari uzi ko nkuyemo base yanjye ugakuramo tenari yawe, uriya agakuramo arutoye, uya agakuramo sopranoye, abandi basigara ari ingwiza murongo, na perezida yarabivuze ngo ni ingwiza murongo. Ariko muzareke dusiba umunsi umwe tureba aho bigeze, ukabona wajya ko ukabona muri buke muririmba bose baburiye icyarimwe. Bakicara ahantu bakavuga bati turebe uko biza kugenda. Imana yo kabyara ikohereza abamarayika bakaza, bajya ko ukabona umuyobozi wa korari afashe mikrofone gutya ati se ko ari ubwa mbere nyimuhaye none warajugunyamo ibiki ho kabyara, akayimuhereza. Imana ikabwira abamarayika iti amajwi ntabure. Kuzajya kubona ubone korari iririmbye neza, umuntu avuga atari ko bakana, uzi ko korari yaririmbye neza, babakoboyi batarimo babarizwa abakoboyi. Ugasanga umuntu arimo aravuma abantu, nta kintu muzageraho, ari nge ntanga ijuru ntaryo nabaha. Umuntu arabasonzana mukamumwegera n'amakositimu n'amakaruvate. Jya utuza. Imana ishobora kwemera ko uburara, ariko igihe umwana wawe azaba ari mu bitaro, itorero rikazakurihira amafaranga yo kumujyana kumuvuza hanze. Ntukajye usakuza mu kigeragezo kigitangira. Umuntu yatubona mu makoti na karuvate, umuntu yasanga umukuru w'itorero ayoboye gahunda akavuga ati mbego umupapa mwiza, umugore we yaragize amahirwe. Buriya nk'abana be uwanyereka uko babasa, bagahita kwereka uriya mwana w'umukobwa uri hariya nuwe, wamureba ukabona n'ingoyi yazicometse. None se nuwe, ukegera uwo mupapa uti Imana yaguhaye umugisha, ariko abana ndabona ntazi uko bimeze. Reba ibikureba, bitakureba urebe hasi. Ubu inyamanza nyinshi zitamiriye ibitagangurirwa kandi nta kintu wazibwira. Iyi Imana irimo kugutoza, ikurinda umutima wo kwivumbura no kurambirwa. Buriya umukirisitu uzabona aje yahura n'akagerageza agahita acika intege, nta muhamagara aba afite. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Reka dushime Imana yongeye kuduha amahirwe muri uyu mugoroba, tukaba tugeze hano. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi nshimire korari zaririmbye mu ndirimbo zabo nziza, Imana ibaha umugisha. Ndashimira abashyitsi bakomeza kuza kubana natwe, by'umwihariko ukurikije uko nimugoroba byari bimeze. Ejo haguye imvura nyinshi, ariko abantu barwanye nayo baraza turumirwa rwose. Imana ibaha umugisha. Abantu baraye bemeye bakaza banyagirwa, Imana ibaha umugisha. Ndetse twari kumwe n'abashyitsi, nubwo hari bamwe bakiri kumwe na pasiteri arimo kubigisha, ariko twaraye tunyuzwe. Imana ibaha umugisha. Ndakomeza kandi gushimira abajiya, urubyiruko rw'abadivantiste bateguye aya materaniro. Imana ibaha umugisha. Kandi dushimira Imana abantu biteguye kubatizwa. Nkuko twababwiye ko ari byiza yuko umuntu ufite icyifuzo cyo kubatizwa aza mbere, kugira ngo abanze asobanurirwe amahitamo ye, abanze aremere mu Mwami Yesu, kandi amenye ibyajemo ibyo ari byo. Kubw'ibyo rero abandi bamaze iminsi barimo kwigana na pasiteri. Haramutse uyu mugoroba ni nawo munsi twavuga ko ari umugoroba wa nyuma, haramutse muri mwe hari umuntu wagiye ateganya gufata icyo cyifuzo, byamusaba yuko ubu agenda akabonana nabo kugira ngo barebe niba yakomezanya n'abandi cyangwa yazajya mu ishuri rikurikira ry'umubatizo uzakurikira. Ubwo rero Imana ibaha umugisha. Uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza, nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo uwaciye kwa musobanuzi aba umugenzi usobanutse. Uwaciye kwa musobanuzi
aba umugenzi ugize gute? Usobanutse. Mureke dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turanezerewe cyane kubw'uyu mugoroba wongeye kongera ku minsi yo kurama kwacu, kandi twongeye kunezezwa yuko ukomeje kuduha amahirwe yo kuramira mu by'agakiza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hari abantu benshi barimo gukomeza kubaho, ariko agakiza muri bo karapfuye kubwo kutaba amaso. Ubane natwe ubwacu ukomeze ugire icyo dukorera, kugira ngo intege nke ziri muri twebwe zigizweyo, imbaraga zawe zigaragare muri twe. Abana bawe baje kugushaka muri uyu mugoroba, ubaho umugisha wo kongera kukubona, kandi aba bana bawe baje kumva ijambo ryawe, ubaha amahirwe yo kwinjira mu itsinda ritega amatwi rikumva kandi rigashyira mu bikorwa ibyo ryumvise, kuko igihe kiri bugufi. Ngaho rero uduhe umugisha wawe, yaba twe, yaba barimo kutwumva bari mu ngo zikikije hano, ndetse n'abarimo kutwumva tutari kumwe nabo hano bari ku ikoranabuhanga. Turabakweretse ngo twese muri iki cyigisho tugire ibintu dupfumbata tutazibagirwa muri uru rugendo rwacu. Utubere umusobanuzi, ijambo ryawe ridusobanurire, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti zanjye, Bibiliya iratangaje. Yesaya igice cya 35 umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya babandi. Bibiliya ntiyavuze ngo babandi ni bandi, ariko Bibiliya irerekana ko hari inzira nyabagendwa. Bibiliya irerekana ko hari inzira yo kwera, ariko Bibiliya igatanga agasopo yuko umuntu ushaka kugenda muri iyo nzira agomba kuba atanduye umutima, kuko abanduye imitima ntibashobora kuzayicamo ngo bikunde. Bibiliya irakomeza ngo ahubwo izaba iya babandi. Yavuze babandi kugira ngo nawe winjire mu mubare wa babandi. Bibiliya irakomeza ngo abagenzi naho baba ari abaswa ntibazagira gute? Ntibazayiyoba. None ni iyihe nzira abagenzi nubwo baba ari abaswa batazayoba? Hari icyo Imana yateganyije, kuko abagenzi b'abaswa mu by'ukuri ubundi umuntu iyo agiye kugendana n'umuswa aramwanga pe. Ndetse no mu makorari umuririmbyi w'umuswa turajugunya, mu itorero umuntu tubona agaragazaho ubuswa usanga nta nshingano tumuha. Ariko Imana yagaragaje abagenzi naho baba ari abaki? Baba ari abaswa. Hari icyo bazakorerwa, noneho bakagenda inzira ntibagire gute? Ntibayiyobe. Se iki kintu ni igiki? Bibiliya iratangaje. Inzira ni nyabagendwa, kuyigendamo biragoye. Iyi nzira kandi igomba kwitwa iyo kwera. Umuntu uyirimo agomba guhora ashaka uko yezwa nk'uko nyiri inzira ageze gute? Yera. Iyi nzira ikaba izirana no kwandura umutima, kuko ni inzira yo kwera. Abantu bagomba kuyihuriramo, umugambi nyamukuru bafite ari ugusaba Imana ngo ibeze. Kandi ikindi kintu gikomeye, abantu bashobora kuyiyoba, ariko abagenzi bahagurutse umugambi wabo ari uguca muri iyi nzira, nubwo baba bafite ubuswa. Imana izabasobanurira uko bitwara muri iyo nzira. Niyo mpamvu Zaburi ivuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwande rwawe. Aba bantu bajya guhaguruka babwiye Imana bati, Imana ndi umunyantege nke, nta mbaraga mfite, sinzi gutandukanya icyiza n'ikibi, sinzi gutandukanya indyo n'imoso, njyewe ubwanjye njya ngira intege nkeya, none Mana unyiterurire unyitwarire. Aba bantu kuko beguriye Imana urugendo rwabo bagitangira, Imana izabarinda mpaka ku musozo. Twese nagira ngo mbabwire ngo turi abagenzi babaswa. Kubera iki turi abagenzi babaswa? Nuko tutareba imbere, ariko Yesu iyo ari imbere yacu aturebera imbere akatubwira uko twitwara. Iyi nzira turimo ifite ibyapa. Ibyo byapa nibyo bitwereka aho tugeze. Iyo wirengagije icyapa kimwe, igikurikiye ntumenye icyo gisobanuye. Ni nako bimeze.
abantu bagiye kujya ku rugendo mu gihe cya kera byabasabaga gufata ikarita. Iyo karita rero yabaga irimo inzira, ikakwereka ahantu hagoye n'ahatagoye, ikakwereka aho wihuta, aho uca n'aho warara. Iyo karita yakoreshwaga nabi, umugenzi yagwaga mu kaga. Mu rugamba abasirikare mbere yuko bahaguruka bagiye, nta basirikare bahaguruka ngo afande ajya agenda ahimba inzira mu mutwe gusa, oya. Barabanza bakabereka ikarita, bakababwira ngo mwebwe muracaha namwe mucaha, aka gahinga k'umusozi nimukagera hejuru muze gushakira inzira abarimo guca mu bishanga. Iryo riba ari itegeko ku ikarita. Kandi iyo umugenzi arandaza aho yagenda yagombaga kwihuta mu buryo bwa gisirikare, ahura n'akaga. Ushobora kugera ahantu ugasanga bagenzi bawe wagombaga gutabara hashize iminota 3 babishe bose. Kubw'ibyo rero kugendera ku ikarita nibyo, ariko no kwihuta ukagendera ku gihe kugira ngo ucungure nabyo ni ibindi. Abana b'Imana muri no minsi y'imperuka bagomba kuba bafite ikarita basoma, ibereka aho bahagurutse bagiye, aho bavuye n'aho bagize gute, n'aho berekeje. Mu gitabo cy'umugenzi volume ya mbere n'iya kabiri, muri uyu mugoroba nibyo bitabo turaza kwifashisha cyane. Muri iki gitabo nasomyemo umuntu ngo wari urimo kugenda ageze mu mayira abiri abura inzira. Abuze inzira, bari baramuhaye ikarita agomba gusoma, bari baramubwiye urugendo uko azarwitwaramo. Atiriwe asoma ikarita rero, ageze mu mayira abiri biramucanga, ahahurira n'umuntu ngo wirabura, yari yambaye imyenda yera. Arababwira ati ariko muragisiyoni? Bati yego. Nanjye niho njya. None se twebwe rero twayobewe aho duca, ariko abantu nkamwe mugenda mwabuze inzira, munkurikire mbereka aho tujya. Ngo baramukurikira, ngo ariko umugenzi umwe agerageza gusubiza amaso inyuma ngo arebe aho bavuye. Agiye kubona abona ururembo Siyoni yajyaga rubona ruri imbere, none arimo ararubona ruri hehe? Ruri inyuma. Abwira mugenzi we atari ko ku rurembo Siyoni najyaga ndureba ruri imbere, bikaba binsabye gukebuka gutya kugira ngo ndebe aho ruri. Ubu turi mu nzira cyangwa twayobye? Barangije bavumbura ko bagize gute, bayobye. Ngo ako kanya wa muntu wari ubayoboye yambaye umwenda wera umuvaho, bahita bamenya ko bayobye. Uyu munsi wa none abagenzi babaswa, umuntu azaza kubwira ngo arakujyanye, idini rivuka abantu baryinjiremo, hazamuka imisengere yo kuri interineti naho abantu bayiharare, umuntu agire gutya yumva umuntu mugendane kera kabaye. Nushaka ururembo Siyoni imbere yawe ubone nturimo kurubona, uzasanga warateye ururembo Siyoni umugongo. Kubw'ibyo rero turahamagarwa kuba abagenzi b'abahanga. Reka mbabwire ikindi kintu, ntabwo ukwiye kwitondera ibintu bitatu. Icya mbere, ukwiye kwirinda kwibagirwa ikintu cyakujyanye. Icya kabiri, ugomba kwibagirwa ikintu icyo ari cyo cyose cyagukereza. Icya gatatu, ukwiye kwirinda ahantu wacumbika ari agace gakunze gufatirwamo abantu, agace gatuyemo abantu b'ibigoryi. Dufite amatsinda Satani arimo gushaka ko tugendamo, kandi iyo tuyagezemo Satani aratubwira ati urugendo buruhagaritse, ubu ugendana n'aba. Ubu hari abantu benshi b'inshuti zanyu mwatangiranye urugendo rw'ubuzima, urugendo rwo guhiga amafaranga, urugendo rw'ubucuti no kurambagizanya. Guturuka umunsi uwo muntu mwahuye ukaba warahise uparika urugendo rw'iby'Imana rugisiyoni. Muri Bibiliya harimo igitekerezo mu Bacamanza igice cya 19. Abasomyi ba Bibiliya, iki gitabo cy'Abacamanza kibamo igitekerezo cyambabaje cyane. Umugabo, murabizi yuko abantu bajya bavuga ngo inzira ntibwira umugenzi, ariko iyi nzira twebwe turimo ntabwo ari inzira itabwira umugenzi, inzira turimo ni inzira ivuga. Abacamanza 19, ibyabaye ku Mulewi n'umugore we. Muri iyo minsi nta mwami Abisirayeli bari bafite, nuko hariho Umulewi wasuhukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu, ashaka umugore i Betelehemu y'i Buyuda. Bukeye umugore we aramuhararuka, akajya asambana, arahukana ajya kwa se. Uyu muntu yari mu rugendo, ubuzima buranga, aza kugera ahantu ahahurira n'umukobwa mwiza.
umukobwa aramubwira ati nanjye buriya ndi umuyahudikazi. Ndi umuyudakazi rwose. aramubwira ati nta kibazo, baba barabanye. Ntiyigeze abaza. Urugendo rwo gushaka iyo urwinjiyemo nta kubaza, urugendo rw'imibereho iyo urwinjiyemo nta kubaza, urugendo rw'iby'Imana iyo urwinjiyemo nta kubaza Imana, ubu uzagera imbere bigahura n'ibibazo. Nyuma y'iminsi mike bamaze kubana, umugore yaharurutswe umugabo kubera ko yari yarigeze abasambana, yisubirira kugira gute? Gusambana. Aza kuvumbura yuko umugabo azamugwa nabi, arahukana ajya kwa se. Umugabo rero ahaguruka avuga ati rero reka ngende njye kuzana umugore wanjye, sintindayo sindarayo kubera ko iminsi ni mibi n'inzira ni mbi ndabizi. Ariko murebe muri Bibiliya zanyu, yaragiye agerayo. Umurongo wa 4, nuko sebukwe se w'uwo mukobwa aramusibya, amarana nawe iminsi 3, bararya baranywa bararayo. Ariko ku munsi wa 4 bazinduka mu gitondo kare, nuko uwo mugabo arahaguruka ngo agende nanone. Se w'umukobwa abwira umukwe we ati enda agatsima usegura umutima mubone kugenda. Nuko baricara baranywa barasangira. Se w'uwo mukobwa abwira umukwe we ati ndakwinginze rara hano iri joro unezerwe. Uwo mugabo arahaguruka ngo agende, ariko sebukwe aramwinginga ngo yongere kurara. Ku munsi wa 3 azinduka mu gitondo kare ngo agende. Se w'umukobwa aravuga ati ndakwinginze tuza twirirwane tugeze aho bwira. Nuko barasangira. Umunsi ukuze uwo mugabo arahagurukana n'umugore we n'umugaragu we ngo bagende. Sebukwe se w'uwo mukobwa aramubwira ati dore burije ndabinginze murare hano, ijoro riraguye, rara hano unezerwe, maze mu gitondo cya kare uzatahe. Ariko uwo mugabo ntiyemera kurara, arahaguruka arigaba agera ahateganye n'i Yebusi. Uyu mugenzi icyambere urugendo rwe rwamaze guhura n'ibibazo. Ibihe byiza ibyo yari yateganyije atangira urugendo byaratakaye. Baramukubise ibiryo, baramugaburiye. Sebukwe akazamubwira ati kugenda uyu munsi bire kuzagenda ejo. Mu mutwe barimo baragenda bamucanga, impamvu zamugendeshaga zigenda zipfa. Arangije nimureba neza muri Bibiliya zanyu, yaragiye ajya gucumbika ku muntu w'umusaza, ndetse uwo musaza asubiza uwo musaza ati turava i Betelehemu y'i Buyuda tukajya mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu, niyo naturutse njya i Betelehemu y'i Buyuda. Nuko mu murongo wa 20 uwo musaza aravuga ati shyitsa umutima mu nda, kandi ibyo ukennye byose aba ari njye bibazwa, ariko mwe kurara mu nzira. Nuko abashyira mu rugo rwe, agaburira indogobe z'uwo mugabo, boga ibirenge, maze bararya bagira gute? Baranywa. Aha ni mu nzira araye, kandi araye muri karitsiye mbi. Bibiliya iravuga ngo nuko bakinezerewe haza abanyamudugudu b'ibigoryi, bagota inzu impande zose, bakomanga ku rugi bavugana n'uwo musaza nyir'urugo bati sohora uwo mugabo winjiye mu rugo iwawe kugira ngo tumumenye. Barabatinganye. Umugabo yarasohotse arabinginga, arangije arababwira ati ariko rero mfite umukobwa kandi n'umugore w'uyu mugabo arahari, hatagira umuntu w'umushyitsi mufata rwose mukamutinga muri abantu b'abagabo. Kubera umujinya bafashe wa mugore bafata na wa mukobwa. Aba bagabo b'ibigoryi baragiye bajyana aba bantu babiri, barabasambanya. Mu gitondo kare wa mugore yagarutse bamusambanyije bamwangije, akigera ku rugi rw'umuryango agwa aho ngaho ahita apfa. Umugabo yarabyutse, ageze ku muryango abona umugore we yabaye intumbi. Intumbi ye rero y'umugore we yarayifashe ayishyira ku ndogobe, akora urugendo, ariko amenya ingaruka zo kugenda uri umugenzi udasobanutse. Iyo uhagurutse ufite urugendo, hari ibintu budakwiye kwirengagiza. Impamvu zaguhagurukije ugomba kumenya ubwihute ugomba gukoresha, ugomba kumenya ahantu ugomba gusibira n'aho utasibira. Abagenzi bajya mu ijuru bagomba kwitonda. Kubera iki?
icyo upanze mu rugendo satani nawe aba apanga ikindi. Kenshi na kenshi kudaha iby'Imana agaciro, gushaka kudamarara no kwikundira iby'isi, no kurandazwa mu rugendo n'abantu batemera Imana, biri mu bintu bituma agakiza kacu kaducika. Byararangiye afata wa murambo w'umugore we awucamo ibice 12 yohereza muri muryango wa Isiraheli. Baravuga bati ibi bintu ntago bibaho, habaye intambara hapfa n'abandi bantu benshi cyane biba umwanda. Ariko ikibyihishe inyuma cyari iki? Kugenda ukibagirwa impamvu zigize gute zikujyanye. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, Bibiliya irimo iradukangurira muri uyu mugoroba twebwe abaraha mu Befeso igice cya 5. Abefeso igice cya 5, Bibiliya iravuga ngo iki? Murebe ku murongo wa 15. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abaki? Nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari iki? Iminsi ni mibi. Niba urimo kujya mu ijuru, ugomba gucunguza uburyo umwete. Icyo ukora cyose gikore hakiri kare, gikore butarakwirana, kuko Yesu yavuze yuko iyo umuntu agenda nijoro abatazi yagize gute? Abatazi yajya. Yesu abwira abigishwa bati mugende hakiri ku manywa. Reka nongere nibwirira abakristo mu minsi y'imperuka, nyamuneka nimugende hakiri ku manywa, izuba ry'umudendezo w'umutima nama ritararenga, izuba ry'imbabazi z'Imana ritararenga. Mugerageze, kuko abantu bazashaka kugenda nijoro, mu ijoro ry'isi abantu bazakanguka, ariko bakanguka imbabazi zagize gute? Zarangiye. Nshuti zanjye, Bibiliya irakomeza ikavuga ngo nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu agira gute? Ashaka. Turahamagarirwa kugenda nk'abanyabwenge. Igihe rero Mukristo yari ari mu rugendo na bagenzi be, baciye kwa musobanuzi. Mu gitabo cy'umugenzi volume ya 1 na volume ya 2 murabibona neza, harimo icyigisho bagera kwa musobanuzi. Yaba muri volume ya 1 na volume ya 2. Volume ya 1, igihe Mukristo yageraga kwa musobanuzi, musobanuzi yamusobanuriye ibintu 6 by'ingenzi umuntu w'Imana uri mu rugendo rw'Isiyoni agomba kwitaho. Icyambere, Mukristo bamweretse kwa musobanuzi, yahabonye umugabo ukubura umukungugu ugatumukira mu mazuru, hakaza undi muntu akaminjagiramo amazi kugira ngo bakubure inzu. Iyi nzu yashushanyaga umutima w'umukristo. Uwabanje gukubura ashushanya amategeko ya Mose. Kubera iki? Amategeko y'Imana niyo yerekana ahantu hari ibyaha. Mu magambo make, amategeko y'Imana ni umweyo. Umuntu ashobora kuba yiyicariye iwe ukavuga uti agira isuku, ariko waza n'umweyo, umweyo wawe ukubita mu nguni, abantu bagatangira kwitsamura, bagatangira kugira gute, ku buryo ashobora no kukureba agahita avuga turi umugome. Ibi bivumbi uzamuye, ariko mu by'ukuri ivumbi ryari rihari ntiryari rihari. Ryari rihari, ryararyamye agira ngo ntirihari, ahubwo we ikibazo afite yatinye ko umweyo wacamo ngo abantu bamenye ko mu nzu ye huzuye iki? Huzuye ivumbi. Amategeko y'Imana 10 nicyo ashinzwe. Ubu abantu barimo barigira abakiranutsi ngo ntibiba, ntibica, ntibasambana, ukabona umuntu arimo aragenda yivugisha utuntu Yesu wanjye, baririmba nk'ababa mu ijuru, ariko amategeko y'Imana yamaze kugaragaza umutima w'umuntu ukomeza, umuntu atangira kumva ko ari akahebwe. None umuntu wakubuye bwa mbere, ivumbi ryaratumutse ku buryo guhumeka byanze. Bahamagara umuntu wa kabiri, araza asukamo amazi, noneho gukubura birakunda n'umwanda urasohoka. Uwo wakubuye rero, amazi bamennyemo ashushanya ubutumwa bwiza. Amen. Ubutumwa bwiza iyo bufatanyije n'amategeko y'Imana, umuntu aba yizeye yuko umurimo wo kwera urimo gukorerwa mu buzima bwe. Hari itandukaniro hagati yo gukizwa no kwibombarika. Abantu benshi rero turibombarika, ntabwo dukijijwe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, yajyanywe ahandi hantu, ahabona abana babiri
bari bicaye, umwana umwe yitwaga Munyepfa, undi yitwaga Mwihanganye. Bari barimo guserera. Munyepfa yari arimo guserera ngo nibamuhe umunani awurye, ariko Mwihanganye ngo yari atuje afite ibyiringiro. Mukristo arabaza ati aba bana babiri bashushanya iki? Uwamusobanuriraga aramubwira ati aba bantu bashushanya amatsinda abiri ari mu isi. Munyepfa araganya cyane, ashushanya ab'isi, kubera ko ibye arashaka kubirarana uwo munsi. Arashaka iby'isi, ararwana nabyo. Ibyo kumubwira ngo hari ubwami bw'Imana buzaza ntabireba. Ariko Mwihanganye uyu nguyu ashyikije umutima hamwe, we ntareba isi y'uyu munsi, arareba isi y'ahazaza. Rero iki ni ikintu gikomeye cyerekana ko umuntu uri mu murimo w'Imana, umuntu wiyeguriye Imana, agomba kumenya uko yifata imbere y'iby'isi. Ugomba kuba umuntu wihanganye, ugomba kuba umuntu utuje. Ntukajye wumva yuko iby'isi kubironka bikwiye kukubuza kuronka iby'ubwami bw'Imana. Gusa hari n'abantu bibwira ko umuntu ngo uko agenda atunga amafaranga ngo agenda aba umupagani cyane. Ariko njyewe nabonye nuko umuntu agenda aba umukene cyane agenda aba umupagani. Muhera he muvuga ngo abakire ntibazajya mu ijuru? Abakire bazabura ijuru bazaribuzwa n'umurengwe. Abakene bazabura ijuru bazaribuzwa n'iki? N'amaganya. Kandi ibyo bintu byose Yesu yavuze ko mu minsi imperuka abantu bazabisinda. Nshuti zanjye, aba bana babiri bigishije mu Kristo na mugenzi we yuko kuba umuntu w'Imana ntugomba kugira ikintu kiguteranya n'Imana cy'iby'isi. Isomo rya gatatu bize, yajyanywe kwa musobanuzi amujyana mu kindi cyumba, abona umuriro wakaga utazima. Hejuru y'uwo muriro hari umuntu wawuzimyaga, yasukagamo amazi. Mukristo arabaza ati ni gute umuriro bawusukamo amazi ntuzime? Musobanuzi amujyana ku ruhande inyuma, amwereka umugabo wari urimo kubira icyuya. Uyu mugabo yari arimo gusuka amavuta muri ya mazi. Amavuta n'amazi byahura byajya mu muriro, umuriro ukaka kurusha uko wagiraga gute? Wakaga. Umuntu wo hejuru wasukagamo amazi ngo yararakaye, ariko wasukagamo amavuta ngo yari afite ibyiringiro by'ibyo arimo gukora. Mukristo aramaza ati ibi bisobanura iki? Musobanuzi aramubwira ngo uyu muntu urimo gusukamo amazi ashushanya Satani. Satani ahora yumva ibintu by'ubuntu bw'Imana bitakorera mu mutima wawe. Akantu kose Imana ishaka gukora, Satani aba ashaka kukamenamo amazi. Ubu muzabibona uko utangira gukiranukira Imana, Satani araza akamenamo amazi wawe, akamena amazi ku kazi, ibintu byose agashaka kubizimya. Ariko hari Imana iri inyuma y'igikuta aho tutareba, isukamo amavuta y'Umwuka Wera. Mukristo yabwiwe yuko Imana itakwemera ko umuntu watangiye gushyuha ashyuhijwe n'ijambo ryayo. Ntabwo Imana ishobora kwemera yuko uwo muntu azima. Ese wigeze waka? Nshuti zanjye, yajyanywe ahandi hantu, bahabona umuntu wari uri ku rugi, abantu bahagaze inyuma y'urwo rugi ari benshi. Hari umuntu wateye akameza nk'aka, ngo yari afite wino n'igitabo, warazaga akandika izina ryawe mu gitabo, iruhande rwe hari intwaro, ugahita uzambara ukinjira ukarwana muri rya rembo. Hari abantu bafite inkota bakubuza kwinjira, ariko wagera hirya ukaburanesheje. Ariko ngo Mukristo yabonye abantu benshi bahagaze aho, batinye kugira gute? Kwinjira. Bahagaze ku marembo, bakabibona ukabona ko bashaka kujya hakurya, ariko ubwoba bukababuza kwiyandikisha. Mukristo agiye kubona haje umugabo w'intwari, arazaza kuri ya meza, aravuga ngo mutware, andika izina ryanjye. Bamaze kuryandika bamwambika imyambaro y'urugamba, aragenda acamo, ngo arwana n'ababuzaga abantu kwinjira, baramukomeretsa nawe arabakomeretsa. Ngo ageze hirya, ngo ba Mukristo bumva indirimbo ngo injire njira uranesheje. Ahita amenya icyo bisobanuye. Ubwami bw'Imana buzirana n'abanyabwoba. Ubu umuntu ugize ubwoba bwo kwiyegurira Imana muri aya materaniro,
kubatizwa akabitinya, ugira ngo hari igihe bizamukundira? Reka da, uko bucya bukira Satani agenda yongera ubwoba bwacu ku bundi bwoba. Uzagira ubwoba bw'imibereho, ugira ubwoba bw'ababyeyi, ugira ubwoba bwa shobuja, ugira ubwoba bw'ahazaza. Ubwo bwoba Satani azagenda bwongera ku buryo hari igihe kizagera wumva ibintu by'Imana urabishaka, ariko kwiyemeza kubure. Kuba umukristo kugira ngo ukomeze uru rugendo birasaba kwiyemeza. Nshuti zanjye, mukristo bamujyanye ahandi, abona umuntu wari wicaye mu kazitiro wihebye. Uyu muntu yari ababaye mu maso, yari afite ikibazo gikomeye. Ako kazitiro kari ak'ibyuma, kubera ko ari we wakiyubakiye, nta muntu washoboraga kukamena. Mukristo arababara, arabaza ati ibi noneho birasobanura iki? Musobanuza aramubwira ati mubaza aragusubiza. Mukristo aramubwira ati muraho, undi aramubwira ati ndaho nduko ntarindi kera. Ndaho nduko ntarindi kera. Mu magambo make, kera bantu banyitaga umuntu w'Imana, nanjye niko niyitaga, ariko uyu munsi uko niyitaga siko ndi. Mpungabanyijwe n'aka kazitiro, nzitiwe umutima no kwiheba nk'uko aka kazitiro kamboshye. Mukristo aramubaza ati ariko se aka kazitiro ntiwakavamo? Ati reka da, aka kazitiro sinakavamo, nta n'ibyiringiro byo kukavamo. Mukristo aramureba aramubwira ati sibwo nta n'ibyiringiro by'ahazaza? Ati ntabyo, ubu ntegereje umujinya uzacirwa, nzacirwa. Mukristo aramubaza ati none ni ibiki byatumye winjira muri aka kazitiro? Ubu mwitonde cyane, Satani arimo aratukoresha urugendo rwo kujya mu kazitiro. Abantu bagiye kuzimiza ubugingo buhoraho kandi bari bafite ubushake. Uyu mugabo wo mu kazitiro yabwiye Mukristo ibintu agomba kuzitondera kugira ngo nawe atazajya mu kazitiro. Nawe aho kugira ngo uzajye mu kazitiro ko gutuka umwuka wera, ibi bintu nawe ubyitondere. Mukristo ati ngaho bimbwire. Wa mugabo wo mu kazitiro abwira Mukristo ati icya mbere naretse kuba maso no kwirinda. Kuba maso narabihagaritse, kwirinda ndabireka. N'ubu turabafite umuntu musigaye muganira akakubwira ngo kurya ibyo kurya byose, ibyo kunywa byose, ibyo kureba byose, aho kujya hose nta kayungirizo ko gutoranya kifite, ikije cyose arafata. Ntewe ubwoba n'ubu buryo abakristo barimo gusubira mu byaha bari bararetse. Abantu barimo bararya ibintu bari bararetse, abantu basubiye kunywa ibintu bari bararetse, abantu barimo baratinyuka bakajya ahantu bari baratinye kujya. Kera umuntu witwa umukristo iyo yabaga yacitse intege akajya mu nzu zibyinirwamo cyangwa ahantu herekanirwa imiziki n'ibintu by'amafilime n'iki, yambaraga uruntu rw'urugofero agakubitamo ibintu by'ibirineti, none wajya kubona ukabona hengetse urutugu, nyine ku buryo umuzi utagira gute, utamumenya. Ariko ubu ngubu kubitana n'umuntu ukazaza ugira gutyo, ariko ndebera ko atari wamuririmbye. Undi ati ntabwo ari ubuse yabikora, akamwegera ati Yesu ashimwe, agatavuga ati ibyo bintu wibizana hano. Ariko hari ahantu abantu bicara, umuntu yaba arimo nko kwaka akabenzi, ndagahita amubwira ati korari yanyu ko mudaheruka kudusohorera indi ndirimbo. Ibaze nawe umuririmbyi wicaye ku gaki ku kabenzi, kandi ubu ngubu muraganira n'umuntu akakubwira ngo Yesu yaravuze ngo ikinjira mu muntu si cyo kibi, ikibi ni ikigira gute. Petero yarabwiye ngo byuka ubaga ugire gute, urye. Uba abantu biraye inzoga, barimo bararya ibikwavu n'ibiki byose. Iyaba mwari muzi ibintu byose Imana yari yarabujije Abisiraheli ngo kwari ukugira ngo bazabe umutwe batazaba umurizo. Imana yarindaga ubwonko bwabo, ikarinda ubwiza bwabo, ikarinda umubiri wabo, ikarinda n'amateka yabo. Ibyo Imana yari yarabicishije mu bintu bitatu: gutamba, kutagira ibyo barya n'ibyo banywa, no kutagira abo begera cyangwa bacudika nabo, kugira ngo umwimerere w'Abisiraheli ukomeze. Ibi bintu bitatu nutabyitondera, umwimerere w'ubudivantisiti uzawubura. Mukristo akomeza kubaza wa muntu ati cya kabiri, wa muntu ati naretse kwifuza kunjyana aho gushaka, kwifuza kwarantwaye, mera nk'ishashi iri mu kirere. Ubu
abantu basigaye babwira bati rero ikintu wifuza jya ugikora nta kundi. Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Reka nkubwire, niwumva ukumbuye byeri yikubite, Yesu ari ku ntebe y'iki? Y'imbabazi. Erega na Dawidi yakoze ibyaha byinshi, Dawidi yishe umuntu, none se ntiyababariwe? Ariko ntibakabakange, tikura umuntu nurangiza ujye gusaba Imana imbabazi. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Uyu mugabo wari uri mu kazitiro yaravuze ngo nakoze ibyaha by'ibyitumanano, nageze ku rwego nzaza mpanga icyaha nkagitegura, nkagipanga, nkakigambirira, nkagitegura, igihe kikazagera nkagera gute? Nkagikora. Namara kugikora nkakubita urutoki nkavuga ndi umuntu w'umugabo. Arangije aranamubwira ati kandi nababaje umwuka wera arigendera mvaho, nta mwuka wera ngifite. Niyo mpamvu n'amagambo turimo kuvugana ntacyo yagira gute? Yamarira. Ubu turimo kwerekeza ku rugendo rwo gutuka umwuka wera, ariko abantu barazana ibikabyo ngo batwereke ko bafite umwuka wera. Umuntu arasambanya abagore b'abandi, ariko wajya kubona ukabona arimo arivugisha ibintu wamaze uti ibi bintu urimo kubomborekanya n'ibiki? Ati ni ururimi rwo mu ijuru we, n'urw'i Kigali rwakunaniye. Abantu mwuka w'Imana agiye kubashiraho, ariko amadini ababeshya ngo arimo aramanuka. Nshuti zanjye, Mukristo yabwiye musobanuza aramubwira ati ibi bintu by'uyu mugabo unyeretse bitumye mu rugendo rwose nzakora nzaza mpora niteguye kuba maso, kandi mbonye yuko muri uru rugendo umuntu ashobora kuzimiza ubugingo bwe. Kandi uwo nawe yari yaratangiye urugendo. Mukristo bamujyanye ahandi, abona umuntu wabyukaga yarose nabi. Mukristo musobanuza aramubwira ati rero gerageza umubaze uyu muntu byagenze gute. Uwo mugabo arangije atumva rero iri joro narose ibicu bihinduka, inkuba zirakubita, mbona abamarayika, mbona umuntu umwe wari wicaye ku ntebe, arangije umucyo uramugota, imitingito irakubita, abapfuye barazuka. Ngiye kubona mbona babumbuye igitabo, abantu bose bahagarara imbere y'uwo muntu. Muri izo nzozi nabonye ibintu biteye ubwoba. Bahamagaye abantu, nkazaza mbona bonzi barimo baragenda bamwegera, bashaka izina ryanjye bagira gute? Bararibura. Mukristo umutima uramurya. Birashoboka ko umuntu yabaho akandikwa mu bitabo byo mu isi atanditswe mu gitabo cy'iki? Cy'ubugingo. Mukristo aramubaza ati none se niki cyaguhamuye ko n'ububona wahahamutse? Arangije aramubwira ati icyanteye ubwoba gikomeye rero ni umuriro wari uri imbere y'uwo wari ufite igitabo. Hari umuriro hagati ye. Kandi nanone ikindi kintu cyambabaje nuko nabonye umunsi w'imperuka usohoye, kandi nkaba ntari nigize gute? Niteguye. Isomo Mukristo yakuye ni irihe: ugomba guhora witeguye urupfu, ugomba guhora witeguye kugaruka kwa Yesu, kandi ugomba guhora uri umukandida ubizi neza, unabitekereza uko bwije nuko bukeye, ukibaza ngo mbese nanditswemo ku mpapuro zigize gute? Mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo. Iyo ndirimbo igomba kuba mu buzima bwawe, igahora izenguruka. Bitari ibyo ushobora kuzishaka ku mapaje. Uzi kubura mu gitabo. Reka ngire ikintu mbabwira. Murabona mu minsi yashize abantu bakoreraga perimi bakajya kukureba mu gitabo koko ko wagize gute? Ko wayitsindiye. Igitabo barakibumburaga ukabona abantu bose bagize gute? Barakanuye. Hakabuza bakambwira bati izina giye ko tutaribona wakoreye ku itariki yihe, ukabivuga. Naho umuntu yaragutuburiye, washatse guha umupolisi ruswa nawe arayirya, arangije ntiyagushyira hehe? Ntiyagushyira mu gitabo. Kajya kubona ukabona undaraje afite confidence, wakoreye he? Aha naha itariki niyi. Bagatambwira ati perimi yawe iri hariya mu kanya wowe urayibona. Bajya kubona ukabona undaratangiye, none se ko nakoze yagiye hehe? Naho ntiwanditse hehe mu gitabo? Ku munsi usoza amateka y'isi hari abantu benshi bazaba barakoze amanyanga, bandikwa mu bitabo by'idini, bandikwa mu bitabo by'abantu bakomeye, ariko bazashakishwa mu gitabo cy'ubwami bakagira gute? Bakabura. Mukristo yahangaha yahuye n'ikindi kintu gikomeye.
nshuti zanjye, mu gitabo cy'umugenzi volume ya 2 kwa Musobanuzi abandi bagenzi bahageze, noneho bo beretswe ibindi bintu binyuranye n'ibyo abambere bari beretswe. Nimureba neza kuri page ya 32 igitabo cy'umugenzi volume ya 2 page ya 32 hari ikindi kintu nanone beretswe abagenzi kwa Musobanuzi. Ibyo birangiye, Musobanuzi abanza kubajyana mu cyumba cyarimo umugabo utarabashaga kugira ikindi kintu areba kitari ubutaka, kandi akaba yarafashe igikoresho cy'amenyo 3 bakoreshaga mu ifumbire. Hejuru ye hari umuntu ufashe ikamba ry'ijuru wamubwiraga ngo bagurane ikamba icyo gikoresho. Nyamara uwo mugabo ntiyigera yubura amaso, ahubwo akomeza kwirundira ibyatsi n'udushami tw'ibiti akoresha icyo gikoresho. Abajyanye mu cyumba bahabona umugabo wari ufite ikintu kimeze nk'igikanya gifite ibintu 3, ngo yari yitaye ku butaka aterura ibiti aterura ibyatsi. Hejuru hari marayika ufite ikamba ry'ijuru. Yaramubwiraga ati rero imbara wavunikiye akirira ikamba tugurane. Ngo ariko uwo muntu ntiyigeze yubura umutwe ngo marayika abone umutwe wo gushyiramo ikamba. Byarangiye marayika yigendeye, wa muntu yigumanira igisuka cye. Iki cyari ikimenyetso kimwereka ko gushaka iby'isi no gushabika ntibikajye bikwibagiza ko ikamba ry'ubwami bw'Imana ririho. Hari abantu benshi bashakisha iby'isi kugeza ubwo bavunika, bashobora no kuvunika no mu itorero, ariko marayika agashaka yuko utunganya uruhanga ngo aterekemo ikamba bikanga. Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Gushabika si ikibazo, ariko gushabika kugeza ubwo Imana ikoherereza ubufasha ntubimenye no gushabika nabi. Yamujyanye ahandi hantu yamujyanye, amujyana ahandi hantu hakomeye. Musobanuzi amaze kubereka ibyo, abajyana mu cyumba kirusha ibindi ubwiza, maze abasaba kureba impande zose niba ntacyo babona cyazabagirira umumaro. Icyumba cyari cyiza, bareba hose ariko ntibagira icyo babona uretse igitagangurirwa cyari kiri ku nzu. Batiriwe bavuga, Mbabazi ahera ko aravuga ati ntacyo mubona, naho umukristo kaza ati arinumira. Musobanuzi arababaza ati muri iki cyumba cyose harimo urutagangurirwa gusa koko? Noneho nyuma ikintu gitangaje Musobanuzi aza kubasobanurira, kuko bari bamaze kuvumbura ko harimo n'ibindi bitagangurirwa ndetse bibi. Arakomeza ati nk'uko mubibona kiriya gitagangurirwa gifashe n'ibiganza byacyo kandi kiri mu nyumba z'abami. Ibi rero byazaniwe kubereka ko nubwo mwuzuye ubumara bw'ibyaha, mushobora nyamara gufatisha ikiganza cyo kwizera kandi mugatura mu cyumba kirusha ibindi kuba cyiza, ubwiza kiri mu nzu y'umwami nyir'ijuru. Amen. Ikitagangurirwa ni kibi, kiri ahantu mu nzu nziza. Muri icyo cyumba kirimo harimo n'ibindi bitagangurirwa bibi, ariko byo ntibigize gute ntibigaragara. Ariko iki gitagangurirwa cyakomeje gukomeza gufata kwacyo, nubwo kiri ahantu, kubera ko kiri ahantu heza, ububi bwacyo buragira gute buragaragara, ariko cyarafashe ku kibambasi, imiyaga ntishobora kukihakura. Byerekanaga iki? Aba bantu bari mu rugendo bashushanywaga n'ibitagangurirwa kuko bari bafite ubumara muri bo bubi. Ariko uyu Musobanuzi arababwira ati nubwo bimeze gutyo mukaba muri babi, shobuja yiteguye kubahindura beza. Ntihazagira ububi bwanyu bubakura muri iyi nzu nziza. Mukomeze mufate n'ikiganza cyo kwizera. Kuba uri umunyantege nke, kuba ukora ibyaha, ntago bivuze ngo ikintu cyiza ni ugucika mu rusengero. Nubundi se ko mbona nkomeza gusenga nkakomeza kuba mubi, wava muri korari ibintu by'inama y'itoro nkabireka, nubundi ndi umupagani, hagira ngo nzakomeze nishushanye ndigendeye njye mu byo nkora. Reka da, komeza ufate mu kiganza cyo kwizera, bizahura. Hari igihe Imana izakugenderera ikaguhindurira umutima. Isomo rindi rikomeye babonye, Musobanuzi arangije abajyana ahandi mu kindi cyumba cyari kirimo inkoko n'udushwi twayo. Abasaba kwitegereza iyo nkoko. Kamwe mu dushwi kajyaga kunywa amazi, maze uko kamize kakareba mu ijuru.
aka kari agashwi k'inkoko. Musobanuza ati nimurebe icyo ako gakoko karimo gukora, nikabigishe kumenya aho ibyo mufite biva, kandi mujye mubyakira mureba hehe? Hejuru. Mu magambo make, umuntu uri mu rugendo bizaba ngombwa yuko amenya ko icyo atunga, icyo abona byose biba byaturutse ku Mana. Kubw'ibyo hari igikorwa kigomba gukorwa cyereka Imana yuko ushimiye yuko ibyo iguha byose ariyo bikomokaho. Icya mbere ni ugushima Imana mu mutima. Icya kabiri ni ugufasha abantu bababaye. Icya gatatu ariko kiruta byose ni ugutanga 1/10 n'iki? N'amaturo. Iyo utanga 1/10 n'amaturo, kiba ari ikimenyetso cy'uko weretse Imana yuko unyuzwe n'ibyo yakoze. Mu magambo make, uba umeze nk'inyoni irya inkoko, inkutuzi yamara kutunywa ikareba hehe? Ikareba hejuru. Ngizo impamvu. Ikindi kintu cya gatanu, yabajyanye ahandi hantu. Abajyana ahandi hantu hakomeye, abajyana mu ibagiro. Aho hari umubazi wari urimo kwica intama. Iyo ntama yari yemeye urwaje idatera amahane. Musobanuzi abwira abo bagenzi ati mukwiriye kwigira kuri iyi ntama uko umuntu ababara, akanihanganira kurenganywa, ntagira amahane, nta no kwinuba. Nimwirebere ukuntu yemera urupfu n'ubwitonzi bwinshi, n'ukuntu ireka abayikuraho uruhu itivumbagatanya. Umwami wanyu mubyibuke yuko abita intama ze. Intama zirangwa no kwihangana. Mu magambo make, umuntu urimo kujya mu ijuru kwihangana akaba atagufite, akabazo kose umuntu ugucanyeho umuriro muri korari nawe ukawumucanaho, umuntu ukubeshyeye mu nama y'itoro nawe ugahimba ibindi binyoma, umuturanyi yakumerera nabi yagutera amabuye nawe ukabwira abana bawe uti mwese narababyaye, nababyaye muri benshi nicyo nababyariye, mutera amabuye ku buryo nawe azamenya yuko nanjye ntabyaye imbwa shaka. Abayobozi b'umudugudu bakaza batarika ibi ni ibiki, amabuye ava hariya, umuntu akamanura imyanda yo muri tuwarete akayisuka mu muferege, akayimanura igaca imbere y'umuryango wawe kugira ngo usakuze. Ariko abantu bajya mu ijuru bagomba guceceka, kuko Imana yaravuze ngo guhora ni ukwande ni ukwanjye. Imana yo mu ijuru niyo yonyine yiteguye guhora. Kubw'ibyo rero, niba koko turi intama, mureke tugere ikirenge mu cyantama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute? By'abari mwiza. Ku muntu yagupinze, ntama w'Imana yabigenje gute igihe bamupingaga? Yesaya 53. Yesaya igice cya 53. Abasomyi ba Bibiliya tujyane. Yesaya igice cya 53. Haranditswe ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuri imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitugire gute? Ntitwumwubahe. None ngo umuntu ngo yagupinze ngo ntuzagaruka ku rusengero urinjije. Nguyu Yesu twitirirwa. Yesaya yarahanuye ibyo azacamo. Tugomba kwitoza kuba intama rero. Nshuti zanjye, amaze kumwereka icyo, yamujyanye ahandi, amujyana mu busitani. Ubusitani bwari burimo amoko menshi y'indabyo. Niko kubwira abagenzi ati murabona ziriya ndabyo? Mukristo kaza ati yego rwose. Musobanuza ati murebe nubwo rumwe rugiye runyuranye n'urundi, ku bunini, ku ibara, mu mpumuro no ku mimerere, indabyo zimwe zikaba ziruta izindi ubwiza, nyamara zose ziri aho zashyizwe, nta ntugunda ziterana. Isomo ryarimo ni irihe? Umukristo nyakuri uri mu rugendo agomba kugira ubumwe n'ubwuzuzanye na bagenzi be. Indabyo ntago zasaga. Zimwe zari zinahenze, mu gihe izindi nta guhenda zifite. Zimwe zari zifite amahwa, izindi zifite indabyo. Izi ndabyo rwose ngo ni impumuro, zimwe zaranukaga, izindi zikagira gute? Zigahumura. Izi ndabyo
no ku mimerere yazo ntizari zimeze kimwe, zimwe zabaga ari nini izindi ari ntoya, ariko ntabwo indabyo nini zagiye ukwazo, ntabwo indabyo zihumura zavuze ngo tujye ukwacu, izi zitwegereye ziratunukira kandi abantu batuziho ko twe duhumura. ariko ujya kubona ukabona umuntu aricaye muri korari, ariko buriya hari ikintu mutazi, uzi ko iyi korari, umva Imana itubabarire ko si ukwishyira hejuru, ubu wari uzi ko nkuyemo baze yanjye ugakuramo tenari yawe, uriya agakuramo arutoye, uyu agakuramo soprano ye, abandi basigara ari ingwizamurongo, na perezida yarabivuze ngo ni ingwizamurongo. ariko muzareke dusibe umunsi umwe turebe aho bigeze, ukabona wajya kubona ukabona muri buke muririmba bose baburiye icyarimwe, bakicara ahantu bakavuga bati turebe uko biza kugenda. Imana yo kabyara ikohereza abamarayika bakaza, wajya kubona ukabona umuyobozi wa korari afashe mikrofone gutya ati se ko ari ubwa mbere nyimuhaye none warajugunyamo ibiki wo kabyara we, akayimuhereza. Imana ikabwira abamarayika iti amajwi ntabure. Kuzajya kubona ubone korari iririmbye neza, umuntu avuga atari ko bakana, uzi ko korari yaririmbye neza, babakoboyi batarimo bariswa abakoboyi. Kubera iki? Umuntu akagira amafaranga mu rusengero ugasanga itorero yarizambije. Jewe buriya ninjye nshyiramo akaboko kanini, buriya ngakuyemo mwahita mubona ibintu byose bizambye. Pastor kandi ndabikubwiye, uzakomeza kunyiyenza nzakuramo icya10 bazakujyana mu cyaro. Itorero ry'Imana rigereranywa n'umurima, kandi kuba uyu munsi urimo guhumura, iruhande rwawe harunuka tuza cyane, ubwirwa n'iki ko nawe mu minsi iri imbere guhumura kwawe kuzabura? Cyangwa se buriya mwari muzi yuko indabyo zirindana? Hari ururabyo ruhumura ninjoro rugatuma ubusimba buza kurya izindi ndabyo butagira gute, butaza. Hari indabyo zituma umwuka mwiza uza. Buriya buri muntu wese mu nzu y'Imana afite icyo agize gute, cyamaze. Abagenzi bajya mu ijuru, ugomba kumenya yuko uyu munsi umuntu wibwira ngo ntukeneye, ejo uzamukenera. Ariko mwiriwe ururuhe rurabyo, haba hari n'ibirabyo bibyibushye, biba bibyibushye cyane ku buryo bavuga bati pasiteri agatangira ati uru rurabyo ntabwo uyu mwaka ruzakora, bati ye birapfuye byose. Kandi arakubwiye ngo uri mushyashya ntugahubuke pasiteri, uriya mugabo yicaye urabona uzashobora ibintu, akazi kawe n'ibigupfana ntuzagere ngo sinakubwiye. Wajya kubona ukabona izindi ndabyo zirimo ziranyeganyega, umuyaga ucamo, umwaka ugashira nta kibazo kigize gute. Ariko mwiriwe uri rurabyo ki? Nshuti zanjye, iri ryari isomo rikomeye. Musobanuzi yongera kubajyana mu mirima, imirima yari iteyemo ingano n'izindi mpeke, ariko basanga hasigaye ibikenyeri gusa, naho amahundo yarasaruwe. Arababwira ati uyu murima warafumbiwe, urahingwa ndetse uterwamo n'imyaka, ariko none ibi bikenyeri tuzabimaze iki? Umuntu wari uraho ahita atanga inyunganizi ati muzitwike igice kimwe, naho ikindi mugikoremo ifumbire. Musobanuza arababwira ati apana, mwitonde, mushaka imbuto maze mwazibura, ibyo musanzeho mukabicira urubanza rwo gutwikwa cyangwa rwo kunyukwanyukwa. Igihe cyose uzashakaho ku muntu ikintu ntuhite ukibona, ntukamuvume. Uyu munsi wa none ushobora guhura n'umuntu ukamubwira uti ndashonje, akakubwira ati rero mwene data ihangane ntacyo nkurushije. Warangiza ugahita uvuga uti hoya abakristo mu isi meruka n'indyarya, iri dini nta mpuhwe bagira, nta rukundo bagira. None se ko yari yambaye urukweto rubengerana afite na telefone ya touch, ugasanga umuntu arimo aravuma abantu, nta kintu muzageraho, ari njye ntanga ijuru ntaryo nabaha. Umuntu arabasonzana mukamumwegera n'amakositimu n'amakaruvate. Jya utuza, Imana ishobora kwemera ko uburara, ariko igihe umwana wawe azaba ari mu bitaro, itorero rikazakurihira amafaranga yo kumujyana kumuvuza hanze. Ntukajye usakuza mu kigeragezo kigitangira, akantu kose kabaye usakuza oya.
umuntu akaza yamara iminsi 2 ikintu cyamunanira, ugahita mubwira muti mumwereke urugi rusohoka, uyu nta kintu amaze. Ariko mwagiye mutuzara. Njya mbyibuka igihe nazaga mu itorero mu rusengero, ikintu nari nshoboye no kwikorera bafure. Nicyo nari nshoboye. Rwose bwo narabiteruraga nkavuga niko biri kose nanjye mfite icyo maze mu nzu y'Imana. Umunsi umwe nakoze mu byuma, umuntu araza aravuga ati biriya bitoki bizabitwika. Ariko iyi Imana irimo kugutoza, ikurinda umutima wo kwivumbura no kurambirwa. Buriya umukirisitu uzabona aje yahura n'akagerageza gatacika intege, nta muhamagara aba afite. Uwo muntu wavuze gutyo naramwitegereje, nkazaza ncunga mu iteraniro ataje, nkabikoramo we. Yaba hari namubona, nari mfite ijisho rimenya aho ari, nkaterura ibibafure nkigirayo. Umunsi umwe rero mu materaniro babura ubijyaho bya byuma, baratangira bati ntawe, barazenguruka. Hano nari nicaye nkabona barahamagara kuri telefone barakara. Ndavuga ni nyamara uyu munsi ndakora. Buriya hari ukuntu Imana ikugenera umwanya wawe. Umuntu arababwira ati ariko uriya mwana ko apfa kugerageza, mwamuzanye atarabitwika, ati ntacyo turahari. Mbigiyemo noneho nicara kuri ya ntebe natinyaga kwicaraho, ndabitikuye abamarayika b'ijuru baramfasha bicamo. Ntegereza umuntu umanuka ngo ambwire ko inyuma bivuga nabi, ndaheba. Tongera ndabizinga bidahiye, mbisubizayo. Wa muntu araza ati yego sha, nuko sha uri akagabo. Ariko kintu gisekeje cyane, umva reka mbabwire mujye mutuza. Nuburaho umuntu ikintu inshuro imwe, kuza mu murima ubuzi barasaruye ryari, jya utuza, ahubwo uvuga uti imbara yose bagiye baterera ko ntaraza hano ngo nsarure. Yego, ubu dufite abizera uyu munsi bari mu bigeragezo n'amakuba bituma batabona icyacu. Nta mpamvu yo kwicara ngo uwo muntu umukoze isoni. Ariko kizaba ikibazo namara imyaka 5-6 ubuzima bwe bugahinduka, urugendo rw'ubuzima ukabona ko ruciyemo, agakomeza kuba uko yaragize gute yarameze. Ariko icyo umuntu adashoboye uyu munsi muri uru rugendo, jya utuza cyane. Umunsi umwe abantu bari mu gisirikare, bafite umusirikare ngo utazi kurwana, nta kintu yarashoboye, ntazi gutera ikorasi, ntazi kwihisha, ntazi kwikorera. Basirikare kazabwira umuafande batari ko uyu muntu wazamusezereye kubona nta kintu amaze, aca abandi intege. Ahubwo afande arabwira ati mumureke dukomeze tugendane, mwe mujye mukora ibintu nkaho adahari. Umunsi umwe barakonja, n'ibibiriti birakonja. Bari ahantu hari ubukonje bukomeye, bakenera umuntu watsa umuriro. Ikibiriti cyagiye gushira, urumuri rwanze. Basigarana imyambi 3, barahamagarana bati imyambi nibwo buzima bwacu. Umuntu ushobora kwatsa umuriro tukota, imyambi ngiyi. Abasirikare bose bakareba yuko iyo myambi nizima, yazimye niyo myinshi, ubuzima buraba buri mu kaga, kandi baranamurasa. Wa mutipa arangije avuga ati uyu munsi niwe Imana yangeneye. Abarabegereye ati ngiye muyime, bati kandi iki giti pe twarabivuze. Wagiye ureka guhurura, ubu buzima bwawe bushize mu kaga kubera icyo, ati mwandetse. Naho ngo yari yarigeze kuba umushumba. Arangije arabwira ati cyambere amategeko mbabwira muyagendereho, bati cyane. Arabanje, urabizi abantu b'abashumba baba bafite ukuntu ashobora kunyagirwa, ariko akaba afite utuntu yambara ku buryo adakonje. Arabanza afata cya kibirita gikubita mu kwa, arababwira tumva rero mwegerane. Baregerana, bamaze kwegerana akuramo umwambi wa mbere arawucana urazima. Umwambi wa kabiri akoresha amatekinike, igitara gikubita, afata twa tuntu tw'udushami two hagati mu giti, abaracanye igiti cya mbere kiba kiratse. Arangije abagikubise mu zindi nkwi nazo yakubise. Hanje arabwira ati nababwiye ko ari nge ntegeka, muzenguruke. Barazenguruka, bazenguruka, barimo barashyuha ntibashyuha, batangiye gushyuha ntibatangiye gushyuha. Kandi uko bazenguruka barimo barahindukiza umuyaga, noneho wa muriro nawe urimo uragira gute, urimo uraka. Bagiye kubona babona baracanye, babona barahumetse,
haje afande arabwira ati sinababwiye muvuga ngo tujugunye nta muntu buri cyamara. Ariko ubu mu ngo zanyu ujya kubona ukabona umumama arimo arabwira umwana ngo wowe ngo nayo umuyenzi ntayo uzishakira, ngo nkawe ngo uzamara iki, ngo wowe ngo nzakoresha iki, ngo ko nta kintu ushoboye. Nta muntu ubaho ku isi Imana yazanye udafite icyo ashoboye. Ntawe uricara ukabona umwana uzi ubwenge ubu wa mbere yajya kwiga hanze ugatangira kwirata ku bandi bana ngo aka kana kazansazisha neza. Ariko wazajya kubona ukabona ushaje uri mu rugo rwa wa mwana witaga ikigoryi gitambitse ibirenge ariko cyarubatse etaje. Nko kuvuga turetse Imana igira neza nk'iki gikijwe n'iki koko. Ariko uriyo abakozi be bagukarabya imodoka ze zigutwara kubwira ati mama humura. Rero reka ngira ikintu mbabwira, muri uru rugendo nta kidashoboka. Twihuta twerekeza ku musozo. Iki cyarambabaje cyane. Musobanuzi yeretse mu Kristo bagenzi be bagarutse babona inyamanza ifite igitagangurirwa mu kanwa. Inyamanza ifite iki gitagangurirwa. Musobanuzi aravuga ati nimurebe. Barareba, Mbabazi aratangara, ariko mu Kristo kazi aravuga ati mbega ngo inyamanza iraseba, inyoni izwiho ubupfura koko. Nibwiraga ko itunzwe n'utuvungukira tw'imigati cyangwa ibiryo byiza, ndumva nyanze pe. Musobanuzi ati iriya nyamanza ni ikigereranyo cya bamwe mu bavuga ijambo ry'Imana. Ukibabona bagaragara neza nk'iriya nyoni, baravuga kandi bakanitwara neza, yemwe basa nkaho bakunda cyane abemera bataryarya. Ndetse uzababona mu nzu z'abanyakuri no mu iteraniro ry'Uwiteka Imana. Ariko iyo bari bonyine kimwe n'iriya nyamanza bakabona ibitagangurirwa byo kumira bunguri, babihindura indyo bagaconshomera gukiranirwa, maze icyaha bakakinywa bugeze. Ku rusengero tuba turi iki? Inyamanza. Ku ruhimbi umuntu aba ari inyamanza umureba uti muntu w'Imana. Hari n'umuntu kureba agahita avuga ati ye baba we uwama nkaba umukozi wawe imyaka 3 naba nkijijwe. Umuntu akareba korari ririmba yarangiza ati uwazama nkicarana nabo nkumva ibintu bibari mu mutwe. Mbega abantu b'Imana usiko baririmbye numva ijuru ramanutse. Ariko waza kubitana nawe muri kwe ugasanga inyamanza iri uruki itamiye urutagangurirwa uti uyu ni murokore. Yareza ati ceceka we kwa murokore suko biki kinyetera ari uzakubitana nawe yicyuriye akaraya kamake. Muri karitsiye uvuga uti ibi ni ibiki, akubwira ati tuzi urebe ibyawe we. Reba ibyawe. Akaba niyo batureba babona turi abantu baba VIP, abantu biyubashye. Umuntu yatubona mu makoti na karuvate, umuntu yasanga umukuru w'itorero ayoboye gahunda akavuga ati mbego umupapa mwiza. Umugore we yaragize amahirwe buriya nk'abana be uwanyereka uko babasa, bagahita kwereka uriya mwana w'umukobwa uri hariya nuwe, wamureba ukabona n'ingoyi yazicometse. None se nuwe ukegera uwo mupapa uti Imana yaguhaye umugisha, ariko abana ndabona ntazi uko bimeze. Reba ibikureba, bitakureba urebe hasi. Ubu inyamanza nyinshi zitamiriye ibitagangurirwa kandi nta kintu wazibwira. Ikintu cyambabaje rero ni ikintu cya 8 babonye nanasoza. Musobanuzi abajyana ahantu hari igiti. Igiti cyari gifite umubiri w'inyuma mwiza. Gutya ureba igiti inyuma cyari gifite ibishishwa byiza rwose, ubona ari igiti gikeye. Ariko mo imbere cyari cyaraboze. Arangije arabajyana arakibereka, arangije arababwira ati niba mureba iki giti imbere cyaraboze, ni ishusho y'abantu baboneka mu busitani bw'Imana mu kanwa, ariko ntacyo bayikorera. Abantu baboneka mu busitani bw'Imana mu rusengero bakaririmba aho bicaye bakereka ko bakunda Imana, ariko ntibagire ikintu bakora muri ubwo busitani. Baratoshye ariko mu mitima yabo buzuye ubumara bw'ikibiriti cya Satani. Nuvuga ngo ni ikibiriti cya Satani, aho Satani ashaka gutwika niho abajyana. Ubarebeye inyuma ubona ari aho ngaho. Ariko icyo giti umuyaga uramutse uhushye nticyacika, cyacika. Uzirinde kuba mu nzu y'Imana nta kintu umaze. Kwiyicarira
ukabona ibintu bibera imbere ntibikureba, ukabona ibisabwa ntacyo bikubwiye, uzamenye ko ubu uri igiti kigaragara inyuma ariko cyabozemo imbere. Iyo umuyaga uje kiragwa, abantu bagatangira ati iki giti ko cyari kimeze neza, cyari cyarazanye n'amababi mashyashya, iki kimeze gute? Abahanga barabizi, igiti gishobora gusaza mu mutima, ibishishwa bigasigara ari bizima, ukanacyugama munsi ugira ngo ni igiti kizima. Ariko ndasoza mbabwira ikintu gikomeye. Umunsi umwe Imana yahuye na Eliya. Imana ihuye na Eliya ni mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19. Iryo somo ni naryo dusorezaho, amasaha yacu yaducitse. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19, ndasoma guturuka ku murongo wa 4. Imana yiyereka Eliya, umurongo wa 4. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati, Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Urugendo rwari rumunaniye, inzara imukubise, arimo kugenda wenyine, aratinyuka avuga ibi bintu imbere y'Imana. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza, marayika amukoraho aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka, abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa, arongera agira gute? Ariryamira. Hari ubwo mubonye ashima marayika? Hari ubwo avuze ati rwose ijuru rirantabaye? Iyo uri umurakare n'iby'Imana ikoze nta kintu bikumarira. Arongera ariryamira. Ariko ijuru ribwira marayika riti, uriya muntu nubwo ariye iby'umunsi umwe kandi afite urugendo runini. Marayika aragaruka. Marayika aragaruka, Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho aramubwira ati, byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. We yarazi ko urugendo rwe rwarangiye, ijuru ribona agiye kugenda iminsi 40 nta biryo agiza gute? Marayika arongera aragaruka. Reka ngiye ikintu mbabwira. Ubu barimo barababwira kwiga 7 ukanaryama utanize. Kwiga Bibiliya hari abantu basigaye baza kwigira ku rusengero batakigira mu ngo zabo, ariko ijuru ririmo rirabibona ko dufite urugendo rurerure kandi rudukomereye. Dufite amahirwe yo kubona umutsima, nimugerageze murye, kuko mu minsi iri imbere aya mahirwe dufite agiye gufungwa. Nongeye kubabwira ngo ongera ubyuke ugire gute? Urye, kuko urugendo rugukomereye. Uru rugendo abantu batitoje ibyanditswe byera no gusenga, abantu batitoje kugendana n'Imana intambwe ku ntambwe, uru rugendo bari bupfe batarurangije. Ariko hari ijwi ryiza rivuga ngo, bagenzi nimuze mbageze iwanyu. Iryo jwi n'uyu mugoroba ririmo rirahamagara. Nsoza nagira ngo ndarike, ese haba hari umuntu ijuru ryagendereye akabona urugendo rw'iby'umwuka yararusubitse? Hari umuntu ijuru ryagendereye abona yitwaraga nabi mu rugendo, afite mu mutima w'ibimenyetso bimwereka ko urugendo atazarusoza? Bishoboka ko waba Satani arimo kugushyira mu kazitiro. Muri uyu mugoroba ukaba umanitse amaboko ubwira Imana uti, Imana ntabara, Satani atanyubakira akazitiro nkabura ubugingo. Hari abantu bivumbuye mu bibazo bitandukanye, barivumbura, bivumburira umurimo w'Imana. Hari n'abicaye badafite ikintu bakora namba, baba babona ibintu bitabareba. Kandi tubonye ko ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko gusoza urugendo bizagorana. Muri uyu mugoroba rero ngiye gufatanya gusenga n'abantu bashaka kwiyegurira Imana. Niba uhari ukabubwira Imana ngo, Mana, muri uyu mugoroba nkuragije urugendo rw'agakiza, urugendo rwanjye nahagurutse mbishaka, ariko ndimo ndagenda ntakaza uburyohe bw'urugendo. Ongera ume kuryoherwa n'urugendo, imbaraga z'ijuru zibane nanjye, kandi ubwo urugendo runkomereye, ngwino unyoherereze marayika wawe amfashe muri uru rugendo. Ngwino wikoreze Uwiteka urugendo rwawe, azakurinda uba amahoro.
niba hari uhari natambuke dusenge. Wowe uhari ubyifuza, wifuza yuko Imana iguha imbaraga zo gukomeza urugendo ngo uzarusoze, wifuza uvuga uti nari nararuhagaritse ariko ndahagurutse. Wowe Satani yishe ukaba wifuza kuzuka, wifuza ko Imana igutangiza urugendo rw'iby'agakiza, ngwino dusenge niba uhari. Muze dusenge niba muhari. Haguruka, uyu ni umugoroba mwiza. Tera intambwe. Mwuka wera muyobozi, ube hafi y'abakristo, mfata ukuboko unyobore, ndumugenzi ku gahinga, abana niwe bishima, ubwo bumvijwi ryiza ribabwira bagenzi mwe, ni muze mbageze iwanyu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twatangiye urugendo ariko turifuza imbaraga zawe. Urimo uratubwira ngo ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi, kandi dushakashake kumenya ibyo ushima. Muri uyu mugoroba tumenye ibyo twifuzamo. Dore natwe turifuza gukora urugendo kwa musobanuzi wacu ari we Yesu Kristo, kugira ngo adusobanure uko tugomba kwitwara, atwereke ibiri imbere tutabasha kubona, kandi aduha ubwenge n'ubutwari bikeneye muri uru rugendo. Abari barahagaritse urugendo baha imbaraga zo kurukomeza, abaruvuyemo burundu baha imbaraga zo kongera kurutangira. Abo Satani yabujije kwinjira muri uru rugendo rw'agakiza, abereka yuko ubuzima buzaba bubi n'ibindi, batinyure biyandikishe binjire mu bwami bwawe. Ngaho rero tukweretse abayobozi b'itorero ngo ubane nabo. Dore bari mu murimo udasanzwe wo gukiza imitima, nawe ukiza imitima yabo kandi ubahe guhirwa mu mbaraga bashora kugira ngo ibintu bigende neza. Tweretse abayobozi b'igihugu ngo bagenderere igihugu cyacu gihe umugisha. Dore abayobozi bacu bifuriza abaturage ibyiza kandi bakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo imibereho myiza y'abaturage iboneke. Ubahere umugisha ibyo, kandi abamarayika biteguye gutuma ibintu bigenda neza baboneke ku ruhande rw'itorero ryawe, kandi baboneke no mu gihugu cyacu, kugira ngo ibyiza bikomeze kwiyongera hejuru y'ibindi byiza. Abana be barahagurutse, barakwiyeguriye, ubafate. Ni wowe Mana ishobora gutuma ibirenge byacitse intege ubyongera imbaraga. Ni wowe ugiye gutanga amababa yo kwizera ngo abana bawe bahaguruke, baguruke, bagusanganire. Ngwino utugire abantu batangiye urugendo, ibyangombwa by'urugendo byose ubiduhe, kugira ngo ku musozo w'urugendo tuzabone n'ibyo twerekana tugeze ku marembo y'ijuru. Ibyo nibyo dusaba, dusabira abo turi kumwe nabo twabanye muri iki cyigisho n'abandi bakwifuza bose, mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.